Nyagasani Yesu nabane namwe. nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Ikuzo Nyagasani. Dore ubuhamya bwa Yohani Batista igihe Abayahudi b'i Yerusalemu bamutumyeho abaherezabitambo n'Abalevi kumubaza ngo urinde. Yohani yaremeje ntiyahakana, ahamya agira ati sindi Kristo. Nabo baramubaza bati bite se, uzaba uri Eliya? Arabasubiza ati sindi we. Uzabe se uri wa muhanuzi ugomba kuza? Arabasubiza ati oya. Baramubwira bati rwose urinde kugira ngo tugire icyo dusubiza abadutumye. Wibwira ko urinde? Arabasubiza ati ndi ijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati nimutunganye inzira ya Nyagasani, nk'uko umuhanuzi Izayi yabivuze. Abari batumwe bari abo mu Bafarisayi, bongera kumubaza bati none se kubatiza kandi utari Kristo, ntube Eliya, ntube na wa muhanuzi, ubiterwa n'iki? Yohana arabasubiza ati ngewe mbatiriza mu mazi, ariko hagati yanyu hari uwo mutazi, niwe ugiye kuza nkurikiye, sinkwiye no gupfundura umushumi w'inkweto ze. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani, aho Yohani yabatirizaga. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Hari ikibazo gikomeye cyane, ngira ngo buri wese atapfa gushobora gusubiza. Uwagutungura akakubaza ngo urinde, kugira ngo utange igisubizo utazi icyo ashaka, ntabwo byoroshye. Ushobora kwivuga, ukavuga izina ryawe, ukavuga icyo ukora, ukavuga aho ukomoka, ariko wenda ukubajije atari icyo ashaka kumva. Yohani Batista we bamubajije ngo urinde, yahise asubiza ati sindi Kristo, kubera ko yari azi icyo bashaka. Yari azi ko icyabazanye ari ukubaza niba ari we Kristo. Ahita abibabwira nta guca hirya no hino, ati ntabwo ndi Kristo. Batangira kumubaza rero ibibazo byinshi, bahereye ku bahanuzi, uri Eliya, uri wa muhanuzi, urinde, tubwire, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi ibyo babibazaga bazi yuko Yohani Batista bari bamuzi, bari bazi ko ari mwene Zakariya, kuko Zakariya yari azwi, yari mu rwego rw'abaherezabitambo. Ariko kuba bari bazi ko ari mwene Zakariya ntibyari bihagije gusa, bashakishije kumenya uwo ari we, kubera ko bari babonye ko akora ibimenyetso kandi afite n'inyigisho ihambaye. Biyemeza rero kumutumaho kugira ngo we ubwe abibwirire uwo ari we. Bakomeje kumuhata ibibazo, abasubiza ko ari ijwi ry'uvugira mu butayu uvuga ati mutegure amayira ya Nyagasani, ndetse abagarura ku ijambo ry'Imana, agaragaza ko ubutumwa bwe arimo akora ntabwo ari we wiyohereje, ahubwo afite ubutumwa bukomeye, kubera ko ibyo akora bijyanye n'ibyanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Arahabagarura, ariko bo ntabwo babashije kumva icyo ashatse kubabwira aho ngaho. Aha ngaha twibaza n'impamvu abatumye bo batahagurutse ngo baze kumureba, baze kumwishakira ngo bamurebe bamwibarize, ahubwo bagahitamo gutuma abandi. Igisubizo bashakaga ko kiba ikihe, kandi bo bataje kwirebera, bataje kwibariza, bataje ngo bahure n'uwo nguwo Yohani Batista, hanyuma bamenye uwo ari we koko, abasubize ku bimwerekeye. Bari batumye. Bavandimwe, kenshi hari abantu batinya kwegera aboherejwe n'Imana, kwegera intumwa z'Imana, yewe ntibanatume, cyangwa se bakagira ubwoba, ntibatinyuke ngo bahaze begere Imana, begere ab'Imana ituma
ab'Imana yifashisha mu kubagezaho umukiro wayo n'amabanga yayo. Ugasanga umuntu ati kubera urwego ndiho ntabwo nshobora kuba nakwegera nk'umukateshiste, sinakwegera umuryango remezo, sinakwegera padiri, umusenyeri, kubera ko ndi ku rwego runaka. Ugasanga umuntu akavuga ati nubwo mfite ukwemera ariko sinajya gusiganuza ikintu runaka kubera ko uriya nawe ntacyo andusha. Oya, umuntu wese wemeye Imana nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, akaba yarahuye na Yezu Kristu akamugeza ku Mana Data, uwo nguwo afite ukwemera. Ubuhanga mu kwemera ntabwo ari ubuhanga bushingiye ahanini ku bumenyi bw'ibyo twiga mu mashuri bisanzwe, kwiga ibijyanye n'ubuganga, kwiga ibijyanye n'ubuhinzi, kwiga ibijyanye n'imibanire mpuzamahanga n'ibindi. Ibyo ngibyo ni ibyo umuntu ashobora kwiga. Yewe hari n'igihe akenshi no kwiga n'ibijyanye n'Imana za teolojiya, hari igihe biba bidafite aho bihuriye n'ukwemera. Ushobora kwiga teolojiya ariko ntugire n'ukwemera. Umuhanga nk'aba bahanga turimo duhimbaza uyu munsi, Bazili na Gregori, hari abepiskopi, bari abashumba, ariko noneho hirya y'ibyo bakongeraho n'ukwemera. Ukwemera rero nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma tumenya n'uwo twoherejweho uwo ari we. Abangaba batumwe ndetse n'ababatumye, iyo baza bafite ukwemera ntabwo bari kubaza ibibazo byinshi babibaza Yohani Batista, kandi ibyo bibazo nyuma yaho tuzumva babibaza na Yezu, bamubwira ngo urinde ngo tukwemere. Yezu yarabihoreye, urinde ngo tukwemere. Icyo gihe rero ni uko umuntu aba adafite ukwemera. Aba bohereje abafarisayi bari babonye ibimenyetso, ariko bagarukira ku bimenyetso, ntibarenga ibimenyetso. Babonye Yohani Batista abatiza, baza kubaza impamvu abatiza, ariko ntibarenga aho ngaho ngo bibaze impamvu abatiza nabo ubwabo. Noneho banasobanukirwe n'icyo ababwiye, ko ari ijwi ry'uvugira mu butayu. Bavandimwe rero, natwe nk'abakristu duhamya ukwemera kwacu buri munsi, dufite ubutumwa nk'ubwa Yohani Batista, kumenyesha amabanga y'Imana, kuganisha abatemera kuri Yezu Kristu no ku Mana. Ni ubutumwa bwa buri wese, ni ubutumwa bwa Kiliziya, umuryango wacu. Natwe kimwe na Kiliziya yose tuzaba ijwi ry'uvugira mu butayu. Tuzavuga ntituzumvwa. Yewe n'ibimenyetso bikorwa bizakorwa, ariko abantu bo kubiha agaciro, ariko ntabwo bizabuza Imana kuguma gukorera mu muryango wayo. Ntibizabuza Imana kuguma kuduha ubwo butumwa bwayo. Naho twaba tugenda cyangwa se ibyo tuvuga ari mu butayu bwa banyamurwanya Kristu, banyamurwanya Kristu bariho kandi ni benshi. Banyamurwanya Kristu mu magambo, mu bikorwa, ndetse n'ibindi byose biganisha ku buyobe, barahari benshi. Ariko Kiliziya, umuryango w'Imana n'abana bayo, nticika intege. Ubwo butayu bwose buri mu mitima y'abantu bugomba guhingwa, bugomba gufumbirwa, bukuhirwa, bugaterwamo imbuto y'ijambo ry'Imana. Iyo mbuto rero niyo izera, hanyuma ingoma y'Imana ikaguma gukomera iwacu, ingoma y'Imana igakomeza gukwirakwira. Bavandimwe rero, nta gucika intege, kuko turi kumwe na Yezu Kristu, turi kumwe n'Imana. Uzakubaza ngo urinde kubera ko urimo wamamaza ijambo ry'Imana, nawe uzasubize nka Yohani Batista uti ndi ijwi ry'uvugira mu butayu, kuko ushobora kuzaba uri imbere y'umuntu wifitemo ubutayu, kandi umubwire ko uje kuhira ubwo butayu atari wowe, ahubwo ari Imana ubwayo.
twakire rero ingabire rero mutagatifu iduha imbaraga zo kwamamaza ijambo ry'Imana no gukwirakwiza ingoma y'Imana aho turi hose.